Muraho neza inshuti bakunzi ba Education Family TV. Daily Life Advice tugiye kumva inama yubaka ubuzima, aho tugiye gusobanukirwa uburezi icyo ari cyo. What is education? Uburezi ni iki? By definition, education refers to the process of gaining knowledge, skills, values and habits through learning, teaching and experience. Uburezi ni uburyo umuntu ashobora kubonamo ubumenyi, ubwenge, indangagaciro ndetse n'imico myiza biciye mu kwiga ndetse no ku burambe. There are three types of education. The one is formal education, the second is non-formal, the third is informal. Tugira ubwoko butatu duhabwamo uburezi. Hari uburyo bwitwa formal, bwitwa non-formal n'ubwitwa informal. Reka turebe ubusobanuro buhagije. Njyewe ndi Teacher Faustin Nyabuneka. Ndabasabye gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane dushyigikire. Formal education refers to structured learning that take place in schools. Formal education ni ubwoko bw'uburezi butunganye kandi buboneye, aho umuntu yiga biciye ku ishuri. Umuntu akaba ari ku ntebe y'ishuri akiga, mwarimu akamusobanurira imbonankubone face to face, aho ba wicaye mwarimu akuri imbere akwigisha gusobanurira. Nk'urugero, learning mathematics in a classroom, kwiga imibare mu ishuri. Kumwe umuntu aba yicaye mu ishuri yiga imibare ari kumwe na mwarimu amusobanurira. Buriya buryo bwo kwiga imbonankubone mu ishuri nibwo twita formal education. The second is non-formal education. Icya kabiri nicyo twita non-formal education. Ese non-formal education ni uburezi buteye gute? Refers to organized learners outside formal schools. Ubwo ni ubwoko bw'uburezi duhabwa cyangwa se tubonera hanze y'ishuri, tutari ku ishuri, wenda turi nko mu mahugurwa cyangwa se turi mu rugo, kwa kundi umubyeyi ashobora kuvuga ati mwana wanjye nayo nkwereka ukuntu bateka kugira ngo nawe umenye guteka. Bwa burezi rero na bwa bwenge na ya ndangagaciro uhabwa n'ababyeyi bari kukwigisha imirimo yo mu rugo. Iyo niyo twita non-formal education. Kuko wenda nk'urugero baduhaye, batubwiye ngo for example learning how to cook from parents, kwiga guteka ubibwirijwe n'ababyeyi. Ubwo buryo rero nabwo ni ubwoko bwo tubonamo ubumenyi, tubonamo ubwenge, ho dukura ubumenyi. Ubwo buryo rero bwo gukuramo ubumenyi tubwigishijwe n'ababyeyi, tubufatiye mu rugo ku ndangagaciro duhabwa n'abo tubana, ibyo ngibyo tubyita non-formal education. Non-formal education refers to organized learners outside formal schools. Ibyo twigira ku babyeyi, bwa burezi tubona hanze y'ishuri atari mu ntebe y'ishuri. None twakomeje rero tugeze ku ngingo ya gatatu. Ubwoko bwa gatatu tubwita informal education. What is informal education? Informal education ubwo ni uburezi bumeze gute? Informal education refers to learning that happens naturally in daily life. Ubwo ni bwa bwoko bw'ubumenyi twiga tukabwigira ku byo tubana, ku byo duhura nabyo, ku byo twakopeye hanze. Imitation, ibintu twigana kubera ko twabonye abandi babikora bikarangira bitubyariye inyungu, nibyo twita informal education. Wenda twafata nk'urugero, learning how to cook as imitation from others. Uburyo ushobora gukopiya ibyo abandi bari gukora, ibyo abandi bari kwiga, bari kwigisha, noneho ibyo bari kubyigisha niba bari kubikora, abandi bakaza kugira ute gutuma ubimenya. Icyo gihe tubyita informal education. Nk'ubu ushobora kubona ahantu bari gukora amandazi, ukabakopera uburyo bari gutanga amasfarini, bari kuyaponda, uburyo bari gushyiramo n'iki, ubireba n'amaso batari kubikwigisha, uri kubireba gusa ubikopera. Wagera mu rugo nawe ukabyapurika ukabikora, ukabona amandazi urayacatura yakoze bya
icyo gikorwa ikoze rero nicyo twita informal education. Ubwo ni uburyo umuntu abonamo uburezi by imitation, abyigiye ku bandi, learning from others by copying, ukoporeye ibyo abandi bakoze. Uburyo rero bwo gukopera ibyo abandi bakoze, wigana ibyo bakora nawe ukabigenderaho ukabikurikiza, ubwo bwoko bw'uburezi tubwita informal education. Ahanini usanga ari bwo burezi akenshi na kenshi benshi bakwite, kubera ko ubuzima bwo hanze usanga butwinfluenza twese, budukoraho butugeraho. Usanga hari byinshi twigiye kuri sosiyete, hari byinshi twigiye ku baturanyi, hari byinshi twigiye ku bavandimwe, bikagenda tukabifata natwe bikatwungana. Share na comment, mudushyigikire. Turabashimiye, naho ubutaha turi kubasobanurira ibijyanye n'ubwoko